amazina yanjye ni Ndagijimana Jean Claude, nkaba niga muri KFTV, nkaba niga filmmaking and TV production. Impamvu yatumye na applyinga muri filmmaking and TV production nuko ari umwuga mwiza kandi nkunda. Nararavye mbona ko filmmaking ikenewe mu buzima hano mu buzima bwo hanze, kandi filmmaking itungishije abantu benshi. Bivuze ko iyo wize filmmaking ukayikora ukiga neza, ndetse iyo usohotse hanze ukajya mu buzima bwo hanze udashobora kubura akazi, wihangira umurimo kandi ukabaho neza. Mbere yuko nza muri KFTV nta kintu na kimwe nari nzi, ariko maze applyinga muri KFTV bakamfata nkaza kwiga, niga ibijyanye na filmmaking and TV production. Bamaze kumfata nizemo gukamera, gufata amashusho, niga editing, niga na writing. Ibyo bintu bikaba bizomfasha kujya guhangana mu buzima busanzwe, nimara gusohoza hano nkasohoka bikazamfasha guhangana ku isoko ry'umurimo, nkiteza imbere, nkateza imbere umuryango wanjye, nkateza imbere igihugu, nkateza imbere isi muri rusange.